bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo mwami Yesu nashimwe cyane. Turabashuhuje aho muri hose, umwami Imana bishimire. Nitwa Mukandengo Laurence nk'uko dusanzwe tubivugana cyangwa nk'uko nsanzwe mbibwira. Tuje rero kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Umwami Yesu adufashe. Reka rero dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana igire urushaho kubana natwe. Turagushimiye mwami Imana yacu, Imana nyir'ububasha, muremyi w'ijuru n'isi. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mana, uri Imana nziza, uri Data wa twese mwiza, uri uhoraho, uri nyir'ububasha bwose. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye wabanye natwe, waraturinze, wakoze imirimo itangaza, watubereye Imana. Ni ukuri ntacyo tugushinja, wabaye mu ruhande rwacu. Izina ryawe nirihimbazwe Data mwiza. Tugushimiye rero umwanya mwiza tugezemo wo kumva ijambo ryawe. Reka udufashe mwami wacu, Mana yacu. Ijambo ni rikuru rituruta ubukuru, niryo ryaturemye. Ubwacu ntitwabasha kurisobanura kuko ari ryo rikuru, ariko tuzi neza yuko dushobozwa byose na Kristo Yesu duha imbaraga, kandi twahawe umwuka wera nk'umufasha ngo arusheho kudufasha. Turinginze cyane mwami Imana ngo twohereze umwuka wera adufashe mu gihe gisa nk'iki, adushoboze kuganira kuri iri jambo kandi turyumve mu izina rya Yesu. Umwuka wera w'Imana aribera umushorera rigeze ku mitima ya benshi kandi rikora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye mwami, twebwe turi umugende, wowe ugeze amazi aho ushaka. Turagushimiye ko ubikoze, turagushimiye ko ubyumvise. Izina ryawe nirihimbazwe, uhereye none ukageza iteka ryose uri Imana ikiranuka. Ni mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana dusenze twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, ibice 33, umurongo ni uwa 12 tugeze ku wa 15. Imana ishimwe. Aravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli, yerekwa ubwiza bwe. Umurongo wa 12 haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko, ntumenyeshe aho dutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramusubiza ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Uyu ni Mose ubwo Imana yari imuhagurukije mubwira ngo ahagurukane n'ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Abisiraheli. Imana imuhaye misiyo yo kugira ngo akure Abisiraheli muri Egiputa basubire mu gihugu cyabo cy'isezerano. Hanyuma Mose uwo munsi abona urwo rugendo ahari ruzaba rurerure, kandi nawe iyo nzira ntabwo yari yarigeze ayinyura, urumva ntabwo yari ayizi. Ariko arangije aravuga, agirana ikiganiro n'Imana, arayibutsa, arayibwira ati, wibuke ko wambwiye ngo nakugiriyeho umugisha, umenya izina. None rero ubwo wamenye izina, dore buri munsi wambwiraga ngo nimpagurukane ubwoko bwawe mbujyane, ariko ntazi aho dutumanye. None uru rugendo rwo ni rurerure, ntabwo narwishoboza ntari kumwe nawe, kuko niwe muyobozi w'urugendo. Ni wowe uzi aho dukuye, ni nawe uzi aho ushaka kutugeza. Nuko Mose agira umwuka w'ubwenge, ayoboza Imana inzira,
kandi aranayibwira ati muri uru rugendo ntitube twenyine, hazaba ari njyewe uboneka muri uru rugendo, ahubwo uzajyane natwe, aba ari wowe uzatugeza mu gihugu ushaka kutugezamo. Imana isubiza Mose iramubwira iti njyewe ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana yari izi neza yuko muri urwo rugendo harimo ibizarushya Mose, harimo ibizamugora, harimo ibizamuremerera, kandi koko niko byagenze. Bageze mu nzira, inzara irabica, bitotombera Mose. Mose ajya kwinginga Uwiteka, arazamuka yinginga Imana. Imana yemera kubaha manu. Iyo baba batari kumwe n'Imana, Imana iza kuba yarabatumye ikisubira mu ijuru ryayo ry'amahoro, ntekereza yuko batari kubona n'iyo manu. Ariko bageze mu nzira, ibyo bari barapfunyitse, ibyo bari baritwaje birabashirana, bibashiranye bagira inzara nyinshi. Hanyuma bitotombera Mose. Mose rero nawe yibuka ko yasenze Imana mbere y'uko bahaguruka, ayisaba kugira ngo bazahagurukane, bazajyane muri urwo rugendo. Noneho ngo akazamuka, akabitaza, akazamuka umusozi ajya gusenga Imana. Imana ibaha manu, bakomeza urugendo. Bageze igihe ngo babura amazi yo kunywa, bageze mu butayu babura amazi yo kunywa, inyota irabica, barongera bitotombera Mose, barongera basubira inyuma, barongera nyine imitima yabo ijya kure cyane. Mose abyitegereje arongera asenga Imana, yibuka ko ari kumwe atari we urimo umuyobozi w'urwo rugendo. Yongera gusenga Imana. Imana ibazanira tanka y'amazi aho bagendaga y'urutare, aho bageraga hose bagakenera amazi yo kunywa. Iyo tanka yabahaga amazi bakanywa, bakomeza urugendo. Ariko bageze mu nzira, nabwo urugendo rukomeje kuba rurerure, ubutayu bubaye burebure, nabwo ngo bashaka kwiremera n'ibindi bigirwamana. Babwira Aroni uvuga ngo turemere izindi mana, dore umugaragu w'Imana Mose yaragiye arahera, turemere ikindi kigirwamana. Biremera ibigirwamana, ariko Mose nanone asenga Imana, ibyo bigirwamana Imana irabisenya. Bari bubahaga Imana, bumvaga batabaho badafite Imana, ariko ntibari basobanukiwe Imana nyamana iyo ariyo. Kugeza igihe bageze rero ku nyanja itukura, Imana ica inzira mu nyanja, noneho iriyerekana ku rwego rurenze. Icyo kintu cyemeza Abisiraheli ko bari kumwe n'Imana, ndetse na Mose nawe arushaho kwizera cyane yuko bari kumwe n'Imana. Imana rero ishimwe. Mose, Imana yabwiye Mose ijambo rikomeye, iramubwira ngo njye ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Yari izi neza ko mu rugendo azahuramo n'ibiremereye umutima we, biremereye ubuzima bwe, ibizamubuza. Yari izi neza ko azahuramo n'ibikomeye. Hanyuma Imana rero imubwira ijambo rikomeye, avuga ngo nzajyana nawe nkuruhure. Mu rugendo rwawe, mu rugendo rwacu rwa buri munsi, umuntu agenda abisikana n'ibimugora, n'ibimurushya, n'ibimusubiza inyuma, n'ibimucogoza, n'ibimurwanya. Cyane cyane iyo wubaha Imana cyangwa ugerageza gushaka kumenya Imana, uhura n'imbogamizi mu rugendo rwawe rw'agakiza. Ariko uzajya wibuka yuko uru rugendo ntabwo warubamo wenyine, ahubwo uzajya wibuka kubwira Imana ngo Mana, urugendo rwanjye rwose ndarukwikoreje, umbanzirize imbere, ubanemo nanjye muri uru rugendo. Mose niryo sengesho yasenze, ariko asaba Imana, ayibwira ati niba narakumenye izina, waramenye izina ubwawe, ukabimbwira ko izina ryanjye urizi, kandi ugahora umbwira uti haguruka ujyane ubwoko bwanjye, ariko ntazi aho dutumanye. Ati none rero urushaho kunyereka ubwiza bwawe. Imana ishimwe. Imana yagiye yiyereka Mose, ikamwereka mu bwiza bwe, ikamutabara. Abisiraheli bamuhindutse, kuko bageze ku nyanja itukura baramubajije ngo mbese Mose, ngo muri Egiputa nta mva zabagayo, ngo iyo tureka tukapfira muri Egiputa, abasigaye bakaba
ingaruzwamuheto z'abanyegiputa, hari icyo byari bidutwara kutatuzanye ngo dupfire no. Hanyuma Mose atakambira Uwiteka, Imana iramubwira ngo, Uwiteka aramubwira ati bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Niki gitumye ntakira Mose? Iyo umuntu yaragije Imana urugendo rwe rwose, iyo ahuye n'ibigoye muri urwo rugendo, iyo ahuye n'ibigoye mu byo mu mushinga yatangiye, akinginga Uwiteka nawe ntatinda kumwumva, ntatinda kumutabara, kuko urwo rugendo Uwiteka aba aruzi, uba wararumuragije mbere y'igihe. Ibintu byose tugiye gukora, ibintu byose tugiye gutangira, tujye dusaba Uwiteka aba ari we uza atuyobore, aba ari uza abibemo. Imana yo yemereye Mose kugendana nabo. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 14, umurongo wa 13 haravuga ngo, nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke ko ubwoko ari ubwawe. Urumva rero na Mose nawe bwa mbere Imana yamwiyeretse mu gihuru cyaka umuriro, ubundi Imana ikagenda imwiyereka mu bitangaza bitandukanye, ariko ntabwo Mose yari yakasobanukiwe Imana nyamana. Mu bigaragara ntabwo yari azi Imana y'ukuri, ntabwo yari azi ububasha bwayo, ntabwo yari azi imikorere yayo, ntabwo yumvaga ko urwo rugendo bazagendana nayo bigakunda. Hanyuma arangije abwira Imana ati niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe, mbwira icyo ubitekerezaho. Iby'uru rugendo nyereka icyo ubitekerezaho, mbwira imigambi yawe, icyo udushakira, igituma udukuye muri Egiputa, igituma utubwire niba uzatugezayo koko. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aranamubwira ati kugira ngo ndusheho nanjye kukumenya. Imana ikwiriye itwiyereka buri munsi, kuko Imana hari aho tugiye twacika intege, tukavuga ngo Mana, ngo ariko Mana urahari, Mana twizeye ni wowe koko. Ugasanga muri twe bwarimo gushidikanya. Iyo duhuye cyane cyane n'ibigoye ubuzima bwacu, n'ibiremereye ubwenge n'ibitekerezo byacu, usanga dutangira kwibaza ku Mana, ukagira ngo Imana wasenze siyo. Imana wasenze niyo, ahubwo ikorera igihe, kandi Imana igira gahunda. Umuntu iyo yayibanje imbere, icyo gihe gusenga kwawe ikumva vuba. Ariko iyo wihagurukije ukagenda nta mugambi w'Imana urimo, ugatangira umushinga nta mugambi w'Imana urimo, ugatangira igikorwa runaka, cyangwa se ugafata urugendo utigeze urugishamo inama Imana, iyo ugeze mu nzira ugahura n'ibyago n'amakuba, bigusaba gusenga double, kubera ko utigeze urwo rugendo ntiyari uruzi, nyine ni wowe wiyoboye. Ariko iyo wayoboje Imana inzira mbere y'igihe, ukayibwira uti mbwira icyo ubitekerezaho, nyereka imigambi yawe myiza, Imana nayo ntitinda kugusubiza. Yesu ashimwe cyane. Nuko aranayibwira ati kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Ubyibuke neza ko ubu bwoko ari ubwawe. Niwe waburemye, niwe wabukuye mu gihugu cyawe, niwe waje ubuzana hano muri Egiputa, niwe ugiye kuducisha muri ubu butayu. Umenye ko icyubahiro nubikora neza, icyubahiro ni wowe kizagarukira. Ariko nundeka njyewe umugambi wawe ntusohore neza, nanone igisebo ni wowe kizagarukaho. Bazavuga bati Imana yabo iri he? Bazavuga bati ba bantu bagarukiye mu nzira. Kuko tuba tubisikana n'abakobanyi biteguye ko inzira ikunanira, uyigwamo, yinanirirwamo, bakagukoba, bagatangira kuvuga ko nta Mana ufite, cyangwa nta bwenge, nta bitekerezo. Ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, we abazi neza aho yerekeje abantu be, abazi neza ko ari utangiranye nawe urugendo,
ari nawe uzarusohoza. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana yemerera Mose kugendana nabo. Ngo nuko Mose aramusubiza ati Imana isubiza Mose iti njye ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 15, Mose aramusubiza ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Amena. Nuko arayibwira ati rwose ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Nukuri ibintu byose ujya wambaza Uwiteka, ujya umubanza imbere, ujya umubwira z'abane nawe. Kandi Imana kuko ibizitangira ikamenya n'iherezo, ikamenya n'ibiri hagati y'igihe n'ikindi, ibonye uyibwira uti nubona iki kintu ntazakigera ku musozo wacyo, ukihorere rwose sinirwe nkitangira. Ariko Mose yari azi gusaba Imana neza, arayibwira ati nutemera ko tujyana ntudukure ino, twigumire hano. Urumva rero nawe yari yagize iyerekwa, abona ko hari aho azagera Abisiraheli bakavuga bati muri Egiputa habagaho imfu, tuba twarapfiriyeyo, wari kutureka tugapfirayo. Ariko Imana iyo yari ifite umugambi ukomeye, uyu wari umushinga w'Imana yatangije, yari izi ko ibikenewe byose kugira ngo Abisiraheli bagere mu gihugu cy'i Kanani, bagere mu gihugu cyabo cy'isezerano, yari izi neza ko ibifite. Nta bwoba rero yari ifite, kuko ku murongo wa 17 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze nacyo ndagikora, nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Uriya kuba Imana yaramenye Mose izina byabaye iby'igiciro bikomeye, byabaye navuga ngo nibyo byateye Imana gukora. Ujye uharanira rero ko Imana ikumenya izina, ikuzi nkawe, imenya intege nke zawe, ikamenya imbaraga zawe, ikamenya ibyiza byawe, ikamenya n'ibibi byawe, ikamenya uko wihana, ikamenya uko ugarukira Uwiteka, ikamenya n'uko uyizeye. Ubwo rero ujye usaba Imana imenye izina ryawe, kuko ibi nibyo byatumye Imana irushaho gukorana na Mose. Kandi ni nacyo cyatumye Mose ashira ubwoba, kuko yarayibwiye ngo ni wowe ubwo wambwiye ko wamenye izina, none nyereka ubwiza bwawe. Imana ishimwe. Imana yarabimweretse kandi Imana yarabikoze. Nuhimbazwe rero, reka dusenge Imana. Kuragiza Imana urugendo rwawe nibyo bizagushoboza kugera ku musozo warwo, kandi ukarangiza neza udatsinzwe. Imana ishimwe. Reka rero dusenge Imana. Turagushimiye Imana, tugushimiye ijambo ryawe ryiza ryumvikanye mu matwi yacu. Twumvise ikiganiro Mose yagiranye n'Imana ubwo Abisiraheli bari bahagurutse, ubwo Mose yarahagurukanye n'ubwoko bw'Imana abukuye muri Egiputa, afite umugambi wo kubugeza mu gihugu cy'isezerano. Ariko yibuka ko urwo rugendo, umuyobozi w'urwo rugendo ari Imana, ari izi ibyarwo. Ngo nuko arangije abazamo, abwira Imana, avuga ngo ubwawe nutemera kugendana natwe ntudukure ino. Mana yo mu ijuru, emera ugendane natwe Data, mu izina rya Yesu Kristo. Reka utumenye izina Uwiteka, Mana nyir'ububasha. Nidutangira gusenga ujye umenya amazina yacu, niko Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi, ko nzi n'amazina yazo. Iyo nzihamagaye mu izina, buri ntama yose iritaba. Imana ishimwe cyane. Na Mose rero ngo akugiraho umugisha, umumenya izina Mwami. Icyamuka tumenya izina, cyamuka tumenya izina. Data mwiza, natwe tukajya tukwambaza mu gihe tugeze mu mishinga, mu gihe tugeze Mwami mu byo dutekereza dushaka gukora, mu gihe duhagurutse tugiye kujya mu ngendo, tukagusaba ngo utuyobore Data, mu izina rya Yesu. Kuko
tukugireho umugisha ukatumenya izina, ibyo byose byakoroha. Reka rero dufashe nyakubahwa Imana, ufashe buri wese mwami icyo yari agiye gukora cyose, ujye utubanziriza, ujye ubanziriza buri wese mu izina rya Yesu. Uru rugendo rw'agakiza, umuntu nafata umwanzuro wo gukizwa, Mana nyir'ububasha, jya uhagurukana nawe, ugendane nawe mu izina rya Yesu. Bana bahagurutse bagiye ku mashuri, ujye uhagurukana nabo, ugendane nabo Mana mu izina rya Yesu. Abakuru bahagurutse bagiye mu mirimo, jya uhagurukana nabo Uwiteka. Nyakubahwa Imana, bagira akaboko keza mu izina rya Yesu Kristo, kandi babone umugisha imbere yawe mu izina rya Yesu. Abantu bicaye bari gukora imishinga yoroheje n'ikomeye, jya ubana nabo Mana kandi ubashyigikire mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uko azajya ahaguruka ashaka gukora ikintu, ajya kubanza imbere, umubanzirize Yesu. Nyakubahwa Imana murengezi, kandi nubona umuntu atazahaguruka ngo agere ku musozo, Uwiteka ntukirirwe uhagurutsa abantu, ahubwo ujye ubanza udutunganyiriza amayira mu izina rya Yesu. Ariko kuko tukugireho umugisha uyu munsi, tukamenya ko uri Imana igendana n'abagenda, ibana na buri wese muri byose. Mana natwe Uwiteka, niki tugusabye ugikore, ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Ujye utangirana natwe mwami, kandi uzajya utugeza ku musozo w'ibyiza, tugere ku musozi Heburoni mwami Yesu, tukiri kumwe nawe. Urakoze rero, urakarama. Ngaho bana natwe kandi udufashe buri wese mu byarimo, Uwiteka umubere umufasha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyo twamaganye n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, ziza kwivanga mu byacu, ziza kwivanga mu ngendo zacu, mu mishinga no mu bitekerezo mu izina rya Yesu Kristo. Tunanije izo mbaraga mbi mu izina rya Yesu. Reka Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mu izina rya Yesu ujye ubana nabo muri byose, kandi uzabageze mu gihugu cyabo, uzabageze mu gihugu cy'isezerano, uzabageze mu bwami bw'ijuru amahoro Data, kuko niwe muyobozi w'uru rugendo. Turinginze cyane mwami, ntitukabe twenyine abizera Kristo n'abari mu nzira yo gushaka gukizwa no kumenya Imana. Mwami Yesu, ntitukagira icyo tukuburana, ujye ubana natwe muri byose. Turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko wemeye kugendana natwe muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Mujye mukora share kandi subscribe nayo ibikenewe, hanyuma mujye mwandika na komenti hasi tumenye, muduhe ibitekerezo, kandi mushaka no gufatanya natwe ivugabutumwa. Iyi channel ni iy'ivugabutumwa bw'ijambo ry'Imana gusa. Mwajya mutwandikira mukabidusaba, hanyuma mukaza mukadufasha ivugabutumwa, tukabasha kugeza ijambo ry'Imana ku bantu benshi. Imana rero ibampera umugisha mwinshi. Ndabakunda cyane aho muri hose, mu bihugu byo hanze no mu Rwanda. Ndabakunda cyane. Umwami Yesu abishimire. Imana ibahe umugisha. Murakoze.